gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kura amahoro. Twakiriye abantu muri Amerika, Aziya, Europe, Australia, Afrika, mu Burundi, mu Rwanda, tubabwira ngo Imana ibaho umugisha guhitamwo gusenga everyday. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, nkuko mubona kuri kamera ya gusenga everyday. Turi kumwe na Dr. Pasteur Mpazibirego. Dr. Uraho? Imana iracaturinze. Turakwakiriye kuri gusenga everyday. Tangira isenga ukomerezaho. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza. Korewe Mana yonyine y'icubahiro, nta uhwanye nawe. Niweho waremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, uri mu mwana w'umuntu. Natwe uduhindura abakozi bawe, abagaragu bawe, turi imbere yawe. Tugiye kwamamaza ishimwe ryawe, ubutumwa bwiza mu mahanga yose, kugira ngo abumve ijambo ryawe barusheho guhinduka, maze bakora umurimo wawe, kandi bakangukire kuzagusanganira n'ugaruka mu bwiza bwawe, mu izina rya Yesu, amena. Twari turi kuganira ku bihe birindwi Imana yageneye isi, kuko twavuze igihe cy'ubuziranenge kuva igihe Imana yaremeye umuntu kugeza ku gicumuro ca Adamu na Eva, kuva kuri Adamu na Eva bamaze gukora icyaha kugeza kuri Nowa, kuva kuri Nowa kugera kuri Aburahamu, kuva kuri Aburahamu ukageza kuri Mose, kuva kuri Mose ukageza kuri Yesu, kuva kuri Yesu ukageza ku ngoma y'imyaka igihumbi, kuva ku ngoma y'imyaka igihumbi ukageza ku ngoma y'iteka. Ijambo ry'Imana ryanditswe muri Petero ya kabiri ibice 2:5, haravuga ngo kandi ubwo itababariye isi ya kera, ahubwo ikarokora Nowa umubwirizabutumwa wo gukiranuka n'abandi 7 gusa, ubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure. Twari tugeze noneho ku ngoma ya gatatu bita ubutegetsi bw'abantu. Abantu bari batangiye gutekereza gushiraho inzego, nta nizo mpamvu iriya gahunda yo kubaka umunara w'Ibabeli, bashaka kugira ngo bibakire inzu ndende, ya nzu igere ku ijuru, bagira ubwoko bumenyekana ku isi. Icyo gihe cyari igihe cya gatatu, bari bavuye mu gihe cy'umutimanama binjiye mu gihe cy'ubutegetsi bw'abantu, bashaka ko habaho inzego. Izo nzego rero nizo zazamuye ubwibone bw'abantu, baricara baravuga bati ariko byagenda bite kugira ngo dukomere. Abantu rero ubutegetsi bw'isi nuko kenshi baje gushaka kwizamura ngo bigere ku Mana. Hari urugero rwatanzwe bavuga ku nyenyeri yo mu ruturuturu yashushanyaga Nebukadinezari. Ni ukuvuga ngo Nebukadinezari yashatse kwikuza, Imana ibizana mu buryo bw'iyerekwa. Daniel arabibona, abona igiti cyakuze maze ubushorishori bwago bugera ku ijuru. None agiye gusobanura izo nzu aravuga ngo icyo giti ni wowe Nebukadinezari. Usomye Daniel 4 umurongo waho wa 8 n'uwa 19, aravuga ngo icyo giti ni wowe, warakuze urakomera, urazamuka ugera ku ijuru. Abategetsi b'isi umugambi wabo ni wo kwigereranya ngo bagere ku Mana. Ndetse ibyo byabaye no ku mwami Dariyo w'Abamedi n'Abaperesi, ubwo abajenama n'ibikomangoma bose b'isi bazaga bakamubwira bati mwami nyaguhoraho Dariyo, shiraho irindi tegeko naryo rikomere kuko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa, maze uvuge ngo umuntu wese wo mu bwami bwawe uzasenga indi mana atari wowe Dariyo azajugunywe mu rwobo rw'intare. Itegeko barariremekanya, itegeko barishiraho, itegeko barishiraho ikimenyetso, itegeko barigiha imbaraga kugira ngo ritazavuguruzwa, ariko bazo bagiye kugambanira. Icyateye kwishira hejuru Dariyo nuko bamwogezaga bakavuga ngo umuntu uzasenga indi mana atari wowe nyakubahwa nyaguhoraho Dariyo azajugunye mu rwobo rw'intare. Na Nebukadinezari amaze gutegura umugambi wo kujugunya abasore 3 mu itanura ry'umuriro ugurumana, yaravuze ngo Sadurake na Meshake na Abedenego nimwe mwabyibwiye, ariko noneho niba atari mwe nimwumva amabubura n'amasambuka n'amakornemize mukubarara ni byiza,
ariko nimutubarara niyihe mana irankiza amaboko yanjye, niyihe mana irabakiza amaboko yanjye, niyihe mana yabankiza yabaho ku isi. Ariko abasore b'intwari bari baramenye Imana, baravuga ngo nta mpamvu yatuma tugusubiza iri jambo. Niba ari ibyo, Imana yacu ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi ikadukiza n'ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko nawe itadukiza, ntabwo turi bukorera imana zawe no kurabya igishushanyo waremye. Uko kwishira hejuru kw'abami b'isi niko gutuma Imana ibabara, igahindura imigambi yayo, ikarimbura isi yaremye. Imana yacu dusange, Imana yacu yabwa icubahiro. Ab'isi bashaka kwishira hejuru ngo bagere aho Imana iri, ariko umugambi w'Imana nuwo kugira ngo abantu bace bugufi bayubahe. Narizo mpamvu umugaragu wawe Daniyeli yatanze isezerano ku bami n'inama ikomeye, aravuga ngo Nebukadineza nguhe inama ikomeye. Umwami kugira ngo akomere bituruka ku Mana. Simbuza ibyaha byawe gukiranuka, maze ugirire impuhwe abakene, nta kindi cyatuma uhabwa amahoro. Imana iha amahoro abantu baca bugufi, Imana iha amahoro abantu bakiranuka, Imana ibaha amahoro abantu bagira impuhwe abakene. Iyo ari abatware b'isi, ubutware bw'isi rero iyo bwimitswe bugashaka kwishira hejuru, Imana ibutera umugongo. Narizo mpamvu ubutegetsi bw'abakarudaya Imana yabuteye umugongo, buragwa burarimbuka. Ahmed na Peresi nabo maze kuja ku ngoma, nabo bishira hejuru. Dariyo ashaka ko bamuramya, baravuga ngo nta yindi mana babasha gukorera uretse Dariyo. Ariko Daniyeli umugaragu w'Imana aravuga ati ndafungura amadirisha yerekeye Yerusalemu, noneho ubwo ikibazo ari ugusenga kwanje nzaja nsenga gatatu ku munsi, kandi amadirisha yerekeye Yerusalemu afunguye. Imana ikora imirimo yayo. Daniyeli ararokoka, aravuga ngo Imana yanjye nkorera yabumbye iminwa y'intare ntaco zantwaye, kuko nabonetse mu maso y'Uwiteka ntagira icyaha. Kandi nawe Dariyo nubwo washizeho ikimenyetso ntaco nagucumuyeho. Umugaragu w'Imana ukiranuka Daniyeli ararokoka kubwo gukiranuka kwe. Ariko abami b'isi kubwo kwishira hejuru, Imana ibacisha bugufi. Nanizo mpamvu iki gihe cy'ubutegetsi bw'abantu, abantu bashaka kwimika inzego, umuntu yamara guhabwa ubutware agashaka kwizamura, akazamura icubahiro cye ngo agikuze kigere ku Mana, ariko Imana ikamucisha bugufi. Abishira hejuru rero Imana izabacisha bugufi, ariko abicisha bugufi ni Imana izazamura ibashire hejuru. Igihe rero c'ubutegetsi bw'abantu catangiriye mu gihe ca Nowa kugera mu gihe ca Aburahamu, ibyahabaye ni urubyaro rwa Nowa. Kandi kuko ibyaha byari birushaho kwiyongera mu isi, Imana igabanya imyaka yo kurama. Hagati ya Nowa na Aburahamu abantu baranye imyaka 400, ni bakeya mu gisekuru ca Nowa, mu gisekuru ca Aburahamu. Ariko noneho nyuma ya Aburahamu imyaka yo kuramira agabanuka, kuko byose byari ingaruka y'icyaha. Mu ngobyi ya Edeni, Adamu na Eva bashushanyaga itorero, umutambyi mukuru akaba Melikisedeki. Narizo mpamvu igitambo gicungura catanzwe, Imana ibaremera imyambaro y'imbi ikabambika. Ntabwo cyashushanyaga itorero, cyashushanyaga itorero. Noneho rero mu gihe ca Nowa inkuge nayo yari itorero. Mu gihe ca Aburahamu, Aburahamu ahamagarwa yari itorero. Ubwo noneho igihe ca Aburahamu turareba uko cyari cyifashe hagati ya Aburahamu na Mose. Imana imaze guhamagara Aburahamu yamuhaye ibimenyetso biranga bizera. Ibimenyetso biranga bizera byari bikomeye cyane. Ikimenyetso cyo kuva mu gihugu cyanyu ukava mu muryango wanyu ugasiga inzu ya so, byari bisaba kwizera. Ikimenyetso cy'ubutunzi Imana yari yaramuhaye nacyo cyabasha guhungabanya kwizera, ariko kiba ikimenyetso cy'uko Aburahamu yabaye intwari yo kwizera. Kuko abantu benshi bagushwa no gushirwa hejuru, abantu benshi bagushwa n'ubutunzi, ariko Aburahamu yarahagaze arashikama. Ikimenyetso cyo kubura urubyaro,
rwa Sara nacyo cyabashaga gusobanura ko Aburahamu yari intwari yo kwizera. aho abantu benshi babashaga gucika intege, iyo abantu batabyaye bacika intege, iyo abantu bafite ubutunzi kenshi barahungabana ntibongere gushikama ngo bahagarare mu buntu bw'Imana. Aburahamu rero yari umukiranutsi kandi akaba intwari yo kwizera, kandi akaba sekuruza w'amahanga yose nk'uko yabirazwe. Nizo mpamvu isezerano yahawe ryo kuvuga ngo uzaragwa igihugu ryari isezerano rihoraho, kandi iryo sezerano ryari iry'iteka. Imana iravuga ngo uzaba sekuruza w'amahanga, Imana iravuga ngo nzogeza izina ryawe, Imana iravuga ngo muri iryo zina, muri wowe nibwo amahanga yose y'isi azabonerwamo umugisha, azaboneraho umugisha. Ni ukuvuga ngo Aburahamu amaze guhamagarwa, amaze guhabwa isezerano ko azaba sekuruza w'amahanga yose, kandi muri we amahanga yose y'isi agahabwa umugisha, byashushanyaga ko Isirayeli izakurira muri we. Umugisha wa Isirayeli ukaba ukomoka kuri Aburahamu, none itorero naryo rikomoka kuri Isirayeli, kuko mu izina rye amoko yose n'imiryango yose azahererwa umugisha mu izina rya Aburahamu. Itorero naryo rikomoka kuri Aburahamu. Kiriya kimenyetso cyo gukebwa Aburahamu yahawe nacyo cyashushanyaga umubatizo, kugira ngo hagati ya Aburahamu n'Imana rihinduke isezerano ridakuka. Noneho rero niho yamuhaye isezerano, aravuga ngo iki ni cyo kimenyetso cy'isezerano ryanjye nawe. Cyari igihe cy'amasezerano. Ayo masezerano rero yavuye kuri Aburahamu agera kuri Mose. Imana yacu dusange kugira ngo dukomeze isezerano hagati yacu n'Imana. Iryo sezerano rirakomera, iryo sezerano rirahagarara. Muri iryo sezerano amahanga yose ahererwa umugisha muri iryo. Ubwo ni ukuvuga ngo itorero rikomoka mu isezerano rya Aburahamu. Nizo mpamvu ryiswe isezerano rihoraho kandi rikaba isezerano ry'iteka, ni uko itorero naryo ryaherewe umugisha muri Aburahamu. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo turi abana ba Aburahamu mu kwizera. Usomye Abagalatiya 3:6 turavuga ngo turi abana ba Aburahamu mu isezerano yagiranye n'Imana. N'Abaroma 4:3 aravuga ngo Imana yasezeraniye Aburahamu isezerano kugira ngo amahanga yose azahererwa umugisha muri we. Imana yacu dusange kugira ngo iryo sezerano ridakuka ritugereho. Abana ba Aburahamu ni itorero. Ijambo ry'Imana ravuga ngo Imana ibasha guhindurira abana Aburahamu no mu mabuye. Niba abahamagaye batabasha kuvuga ubutumwa bwiza, abahamagaye bakatabasha gusoza isezerano ryo kwamamaza ishimwe ry'abahamagaye, Imana izongera itoranye. Noneho rero ishobora gukura abana ba Aburahamu no mu mabuye. Kandi noneho rero kwizera kwa Aburahamu ko kwaje guhamwa no gutanga Isaka nk'igitambo gikomeye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yemera gutamba Isaka nk'igitambo kinezeza Imana. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kwa Aburahamu kwakomejwe nuko yarazi ko Imana yo mu ijuru ibasha no kuzura abapfuye, bituma agira kwizera ko nubwo Isaka yatambwa akava mu mibiri agapfa, ariko Imana izamumuhereza ari muzima. Imana rero ifite ubushobozi bwo kugarura n'abapfuye. Yinjira mu kwizera kwa Aburahamu biramukomeza, agira imbaraga zo kwemera gutanga umwana w'ikinege yakundaga, kuko yabonaga ko Imana ifite ubushobozi bwo kuzura n'abapfuye. Agira kwizera gukomeye. Muri Isaka rero ni waje kuva urubyaro rukomeye rwa Yakobo, ariyo Isirayeli. Niyo tuzavugaho ubutaha. Hagati ya Aburahamu rero na Mose ni igihe cyitwa amasezerano y'Imana. Cyaje kwangirizwa nuko uburyo bwo gutamba ibitambo bwa Aburahamu. Itangiriro 15:13 haravuga ngo Imana yamuhaye itegeko ryo gutamba ibitambo, ariko kwa gutamba ibitambo bye agaba amatungo, agaba ibyigenza, ariko ageze ku nyoni yibagirwa kugaba
habaye mu gihe cy'inyamusi atangira gusinzira, inkongoro zituruka hejuru zije kurya bya bitambo, arazamagana. None isezerano ry'umuvumo ryo kuvuga ngo menya yuko urubyaro ruzagukomokaho ruzaba basuhuke mu gihugu cya Giputa, byari biturutse mu buryo bwe bwo gutamba ibitambo butemewe. N'igihe yaje i Kanani rero yagerayo agahura n'inzara, akongera agahindura umugambi agahugira mu Egiputa, nabyo yahishe umugambi, ahungabanya isezerano ry'Imana, naryo riba umuvumo ryo kuvuga ngo menya yuko urubyaro rwawe ruzaba basukiye mu gihugu cya Giputa, bazababazwa kugira ngo bishure ubwo buryo bwo wagoramye utamba ibitambo, n'ubwo buryo wagiye mu gihugu cy'isezerano ugahindura inzira ukagana mu Egiputa. None mu gihe cy'isezerano harimo itorero. Aburahamu yashushanyaga itorero, n'abamukomokaho bose ni itorero, nk'uko na Mose nawe yashushanyaga itorero. Mu butayu ijambo ry'Imana riravuga ngo Mose niwe wayoboraga itorero ry'Abisirayeli mu butayu, naryo ryari itorero. Ariko iryo torero ryabayeho kuva kuri Adamu, ryari igicucu cy'ukuri kwari kugiye kuzahishurwa mu itorero rya none. Narizo mpamvu ibyo uko ari birindwi byose bifite itorero. Kuva ku buziranenge kugera ku caca Adamu ni itorero, kuva kuri Adamu kugera kuri Nowa ni itorero, kuva kuri Nowa kugera kuri Aburahamu ni itorero, kuva kuri Aburahamu kugera kuri Mose ni itorero, kuva kuri Mose ukagera kuri Kristo naryo ni itorero, kuva kuri Kristo ukageza ku ngoma y'imyaka igihumbi ni itorero, kuva ku ngoma y'imyaka igihumbi ukagera ku ngoma y'iteka naryo ni itorero. Ubwo rero itorero ryatangiranye no kuremwa kwa Adamu na Eva, rizanasozanywa n'isi yose itorero rimaze kwicara ku ngoma y'iteka ryose. Ubwo rero itorero nta niryo rizicarana n'Imana mu bwami bw'iteka budashira. Ibihe birindwi rero Imana yageneye isi, tugeze ku cya kane. Ubwo tuzakomeza n'icya gatanu. Uyu munsi wa none icyo tugomba gusobanukirwa nuko abantu bose Imana yatoranije, Imana ikabegurira ubutware bw'isi, cyangwa se ikabagira n'abashumba b'itorero barangwe no kwicisha bugufi. Kuko kwishira hejuru niko kwagiye kuratuma Imana ifata umugambi wo kurimbura isi igihe cyari kigezemo. Nuvuga ngo ziriya ntwari za kera, kwishira hejuru no kwibwira kose imitima yabo yatekerezaga kwari kubiteka ryose, Imana ihitamo kubarimbuza umwuzure. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo abantu bishize hejuru bitera Imana agahinda. Ruriya rubyaro rwa Nowa narwo ntabwo rwabashije kubahiriza isezerano ry'Imana, ahubwo bishiriyeho ubwami, aribo bavugaga ngo bariya ba Nimurode bakomoka kuri ba Kushi baje kwimika ubwami. Nongeye gusubiramo ko kiriya kibazo cyo kuvuga ngo kuba Hamu yaravumwe na Nowa ngo niyo ntandaro y'abirabura, ntabwo ariyo. Ahubwo ikibazo cy'ibara ry'abantu, ikibazo cyo kuba birabura n'abera byakomotse kuri kirima, ni ukuvuga ngo ni geographique. Iyo ahantu hakonje abantu baba inzobe, iyo ahantu hari izuba ryinshi abantu barirabura. Umubwiriza igice cya mbere umurongo wa 6 baravuga ngo ntimundebe ngo kuko nirabura, ariko ni izuba ryanyokeje. Hari izuba ryinshi abantu barirabura, hari ubukonje abantu baba inzobe. Ntabwo ari umuvumo watumye abirabura babaho, ntabwo abirabura ari ibivume, oya. Abirabura kuba ari abakene ni ikibazo cy'ubunebwe, ntabwo bigishijwe gukora, bamenyerejwe gutega amaboko. Ariko abazungu kuko bashavuye kera, batekereje neza kare, biga gushaka kare, kandi bamenya ibanga ry'ubutunzi ko ari ugukora. Ariko abirabura bagira ngo ibanga ry'ubuzima ni ugusaba, noneho bituma abirabura bahera mu bukene bwabo igihe cyose. Ntabwo abirabura ari ibivume, oya. Ntabwo abirabura barazwe umuvumo, oya. Ahubwo ni uko batigishijwe gukora. Kandi abazungu nabo ibyo bafashisha abirabura nibyo babibye. Mu gihe cy'ubukoroni n'igihe cy'ubucakara, abazungu bibye ibintu bihagije. Iyo batanga imfashanyo umunsi wa none, ntabwo ari impuhwe, ahubwo babagarurira ibyabo bashikiye. Abirabura bagakoma mu mashi bagira ngo ni inkunga, ariko nta nkunga iva mu mahanga iza muri Afurika, ntayibaho, oya. Nta nkunga yigeze iva mu mahanga iza muri Afurika, ahubwo nibyo bibye kera
baba bagaruriye abirabura bagatega amashi ngo barahawe, ariko nta mpuhwe baba babafitiye, ahubwo nuko bize gukora bakiga ndetse no kuriganya. Abirabura baba batesi, biga kuba abanebwe gusa, ariko ntabwo kuba umwirabura ari umuvumo. Hari inyigisho zadutse mu bihugu byinshi bitandukanye bavuga kubera abirabura bakomotse kuri Nimurode ngo narizo mpamvu bavuye kuri Hamu bakaba baravumwe bagahora ari abakene. Oya, Imana iravuga ngo umuntu wese udakoresha amaboko ye ni ikivume. Aba Efeso 4:27 bavuga ngo ntibuberekere Satani, wibaga ntiyongere kwiba, buri wese akoresha amaboko ye. Nta muntu wagira ubuzima bwiza adakora. Abirabura bakwiriye kwikubita agashi bakiga gukora, nta kindi kizabateza imbere ngo bamereke abanyamahanga basaba buri munsi. Imana yacu dusange nyabuna umugambi w'Imana wo kurema ibihe birindwi, kugira ngo muri buri gihe tujye tucigiramo, buri gihe tucigiremo, buri gihe kitwigishe, kugira ngo tubashe kumenya uko tuzakora tuyobora itorero ry'Imana n'umukumbi waryo. Ab'igihe cya Adamu babona uko bifata, ab'igihe cya Nowa batumva uko bifataga, ab'igihe cya Aburahamu tumva uko bifataga, ab'igihe cya Mose twumva uko bifataga. Natwe mu gihe cy'ubuntu cya none tumenye uko twifata tubikuye mu bihe bya kera. Imana yacu dusange twumva ibyo bihe birindwi Imana yageneye isi, tubashe kubyifatamo neza. N'ibihe bisigaye, hasigaye igihe kimwe gusa, ariyo ngoma y'iteka iri hagati y'imyaka 1000 n'ingoma y'iteka. Tuzareba uko itorero rizifata mu gihe gikwiriye kwifata mu gihe cy'ubuntu, tuzareba uko itorero rikwiriye kwifata mu gihe cy'umuryango wa Isirayeli, tuzareba uko itorero rikwiriye kwifata mu gihe cy'ingoma y'iteka. Maze noneho ibi bihe birindwi Imana yageneye isi bizatubere inyigisho nzima, kandi bibasha kudukuza bikatugeza ku rwego twabasha gusobanukirwa itorero. Imana yacu dusange mu izina rya Yesu. Amena.